Ibintu bitanu wamenya kuri Face Wow. Face Wow ni amavuta akunzwe cyane muri Kigali. Umukobwa w'inzobe wese utayakoresha ntabwo arasirimuka. Aka kantu kaguha inzobe nziza, kaguha bitarimo ibiheri, bitarimo amabara. Aka ntabwo wagakoresha buri gihe kuko uburyo ubusa buri muntu wese aba yifuza kukugira inshuti. Utaratangira gukoresha Face Wow kandi uri umusirimu byacitswe ntabwo uramenya aho iterambere rigeze. Mu kanya reka mubwire ibintu bitanu wamenya kuri Face Wow. In a world where beauty's prized, Yakwel is here, we've got the guide. For skin so radiant, pure and bright, we'll be your partner day and night. Face Wow ikorwa muri Nigeria, niho ikorerwa, ntabwo aritwe tuyikorera nk'uko benshi babikeka. Oya, yageze ku isoko muri 2019 na 2020 nibwo twatangiye kukazana ku isoko. Bwa mbere kazananaga na scrub yako wakoreshaga kabiri mu cyumweru. Nyuma yaho formule tuza kuyiprovinga, twita tukagira aga Face Wow kanini, ariko ako ga Face Wow kabaga kariho ifoto y'umuntu. Rwanda baratubwira ati ntabwo byakunda ko mwakomeza gucuruza amavuta ariho ifoto y'umuntu, ntabwo tubyemera, nabwo twita tuyahindura, ariko formule ni ya yindi, nta kintu cyahindutseho uretse gusa guhindura aka gashusho k'ibintu. Ikindi wamenya kuri Face Wow ni uko main ingredient ni glutathione. Glutathione ni mother of all antioxidants. Antioxidant y'ingenzi tugira mu mubiri wacu mu busanzwe, ifasha impyiko, umwijima gukora neza, ikora detox mu mubiri, ikuramo imyanda. Rero niyo main ingredient irimo. Na hydroquinone irimo, na yandi mavuta akaze cyane abamo. Ikibamo ni iyo glutathione. Ushaka kugakoresha rwose mu mazi impungenge, nta kintu gitukuza, nta kintu cyangiza uruhu, nta kintu cyangiza impyiko zawe kirimo, nta nubwo kugaruka iyo uyiretse. Niba ushaka gukuraho ibiheri, niba ushaka gukuraho dark spot, niba ushaka uruhu rurambutse, niba ushaka uruhu rusa neza, Face Wow niyo nakurikomandinga. Ikindi wamenya kuri Face Wow ni uko ikora kuri skin type zose. Waba ufite oil skin, waba ufite dry skin, waba ufite normal skin, waba ufite combination skin, Face Wow irakora kuri skin type iyo ari yo yose. Ntuzagire ubwoba ngo ubone ngo handitseho ngo ko ikozwe muri petroleum gel ngo wumve ko niba ufite oil skin itazagukoreraho. Ya Face Wow rwose izagukorera. Ni amavuta meza. Niba ushaka ikintu cya saving amafaranga yawe, niba ushaka ikintu cyaguha uruhu rwiza mu gihe gitoya, Face Wow ni yawe, utitaye ngo skin type yawe ni iyihe. Oya, humura rwose. Gake cyane uzabona Face Wow yananiye umuntu runaka. Gake cyane uzumva ngo Face Wow ngo yarananiye, Face Wow yaranyirabuje. Ni gake cyane uzumva ngo Face Wow ngo yanetaho. Ikindi kintu wamenya ni uko iyi Face Wow idakorana n'utuntu tw'udusabune tw'utubar soap. Niba ushaka result nziza, koresha ama cleanser ya oil skin ni cleanser ya dry skin ni. Icyiza rero cy'ama cleanser ni uko yoza uruhu atarwumishije kandi ntabwo ahindagura pH y'uruhu rwawe. Uko kudahindagura pH no kutumisha uruhu bituma Face Wow yigeze ku ruhu rwawe isanga rworoshye, noneho uha umusaruro wari witeze. Urumva ko nubwo ari amavuta y'agatangaza, nabwo akenera ibintu biyunganira. Kandi nanone ikindi, ushaka result nziza by'igihe kirekire, ushaka ko akayobe kawe kakomeza kakaka, koresha na sunscreen. Dukunda kubitanga ari combination ya cleanser, sunscreen hamwe na kaga Face Wow. Iyo ubikoresheje ari combination y'utwo tuntu dutatu, nta kabuza uba ukwiye kugaragara neza, uba ukwiye kuba nyampinga mu rusisiro. Shaka Face Wow yawe uyikoreshe n'agasabune keza, wirinde izuba, ubundi urebe ukuntu uruhu rwawe ruba rwiza. Icyanyuma wamenya kuri Face Wow ni uko n'ubu ngubu muri stock ziri hafi gushira. Tukikubwira ngo Face Wow zirahari, ukwiye kwita uyihaha. Iri muri product tugira ikunzwe cyane. Dushobora kuba turi kuganira, watinda uri kubaza ugasanga ngo Face Wow zashize. Face Wow nta nyirayigira. Face Wow ushobora kuzana na PS 500 ukajya kubona ukabona zashize. Mbese buri kwezi tugenda tubona abashyashya bazikeneye. Rero niba uri umuntu wa Face Wow, jya umenya ngo zaje, jya umenya
ngo iyanjye irenda gushira wodaringa mbere y'umunsi, naho kodaringa ko yashize amahirwe menshi ni utayisanga muri stock. Kandi ni nabyo byiza kuri wowe kuko iyo tukaguhaye kari fresh, tukaguhaye kataratinze muri stock, nibwo ugenda ukakisiga ukabona karacyari kuguha wa musaruro. Tujya tukamarana umwaka muri stock, wazajya ujya kukagura wenda karishwe n'ubushyuhe karahinduye ibara, so ni byiza kugakoresha, ariko nanone ukibuka kuri stockinga mbere y'igihe kuko anytime kaba gashobora kugushiriraho. Byari ibyo ngibyo kuri face wawe. Ibindi wakwifuza kumenya wanyandikira kuri iyo nimero cyangwa ukanyandikira muri comment, hose ndagusubiza rwose. Face wawe ushobora kuzatangira kuziranguza vuba, nidutangira kuziranguza uzatwandikire uze mu ba mbere, kubera ko ntabwo twebwe tuzajya turanguza abantu bose, ntabwo tuzagira abarangura benshi. Rero wowe ndagushishikariza ko nubona twatangaje ko turi kuranguza uzaze, ushobora gusanga ari wowe uduhagarariye muri ship cyangwa ukanaduhagararira Nyarugenge, ntawamenya. Dukurikire, followinge, ukunde ibyo dukora, twandikire muri comment, ukore share, iyo iba ari inkunga ikomeye cyane uduteye. Nawe utaha.